umubiri wa Karine niwe wavuzwe cyane, ariko abasirikare 46 baba ofisiye nibo Bakomeye. baguye muri kiriya gitero. uyu mubyeyi witwa Karine mu by'ukuri nubwo byavuzwe yuko iki gitero cya drone cyaje kikamuhitana, n'ubundi iki gitero cyagabwe uyu mubyeyi yamaze iminsi 3 apfuye ari muri ino nzu, ariko barabuze uburyo babitangaza. Byaragizwe ibanga bitewe nuko nyine nta kuntu leta ari kwidekarara ngo uyu muntu yapfuye muri ubu buryo. Ibi byose ndagira ngo mbabwire yuko byamenyekanye nyuma yuko Ubufaransa buje bugafata uyu murambo wa Karine Bouissette, baza gusanga yarishwe n'abasirikare bagera kuri 4 ndetse yarishwe n'imbunda ya pistoli. Ndetse kandi uyu murambo basanga warishweho mbere y'iminsi 3 yuko iki gitero cya drone kigabwa. Ndagira ngo mbabwire yuko uyu mutwe wa M23 ugiye kwirukanwa kwa buno butaka bitewe nuko, mbere yuko ntangira iki kiganiro ndagira ngo mbanze nsabe buri muntu wese ukunda amahoro, ukunda ukuri, kandi wumva yuko yakurwanirira kugeza nubwo yatanga ubuzima bwe, reka musabe kuri iki cyumweru ngo abanze afata umwanya asengere intare za Sarambwe, asengere uyu mutwe wa M23. Uyu mutwe twavuga yuko nyine ari uw'inyeshyamba, ariko nanone urimo kurwanira ukwishyira ukizana mu gihugu cyabo aricyo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero mbere yuko ntangira kino kiganiro, uyu munsi ndagira ngo mbanze mbasubizeho inyuma gatoya, twibuke ibiherutse kubera hano mu mujyi wa Goma muri quartier cyangwa se mu gace kitwa Himbi, ubwo umugore witwa Karine Bouissette cyangwa se Bouissa nkuko buri muntu wese ashobora kubivuga, ubwo yapfaga yishwe n'igitero cya drone cyamugabweho mu rukerera, maze bikarangira ahise yitaba Imana. Ibyo ngira ngo murabizi yuko byabaye ku itariki 10 zishyira 11 ahagana mu rukerera, nibwo twamenye yuko uyu mubyeyi w'Umufaransakazi witwa Karine Bouissette ndetse w'imyaka 29 yamaze kwitaba Imana. Ariko nubwo ari we wavuzwe wenyine, ntago iyi ndege cyangwa se ntago iyi drone ari we wenyine yahitanye ubuzima bwe, kuko nyine murabizi n'Abanyarwanda bajya bakunda kwivuga ngo zitukwamo nkuru, ariko nyine hari n'abandi bakuru nabo bagombaga kuvugwa, ariko nyine biza kurangira uyu Karine Bouissette ari we wibanzweho, bitewe nuko n'ubundi na mbere yuko apfa hari abandi bakomeje kugenda bapfa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abo ntibavugwa bite nuko baravugwa n'ubundi n'imiryango yabo, bakavugwa wenda bakabikwa na leta ya Kinshasa iri kuvuga yuko yishe umwanzi, ariko nyine ibyo ngibyo amahanga ntabyiteho, ntibamenye yuko hari ubuzima bw'umuturage cyangwa bw'umusivile bwaba bwaharenganiye. Kino gitero rero cyahitanye uyu Karine Bouissette, cyahitanye n'abandi basirikare bagera kuri 46. Abo bose barapfa, iki gitero kirabahitana, ariko ibyo byose bigomeza kugenda bigirwa ibanga. Kandi ikindi mukwiye kwibuka, ntago uyu mubyeyi Karine yabaga mu nzu wenyine, yari afite umukozi ndetse yari afite n'abandi bantu bagera kuri 3 acumbikiye, ndetse nyine murumva yuko iyi nzu yari irimo abantu bajya kugera muri 4 gutyo, ariko biza kurangira uyu witwa Karine Bouissette ari we uvuzwe. Rero ndagira ngo twinjire ku kintu cyatumye ntangira ikiganiro mvuga ngo buri muntu wese ukunda amahoro, ukunda kurwanira ukuri kugira nubwo yatanga ubuzima bwe, asengere uyu mutwe wa M23. Ndagira ngo mabwire yuko urupfu rwa Karine ari ubugambanyi bwakozwe kugira ngo uyu mutwe wa M23 wirukanwe burundu ku butaka bwa Kongo, uvanwe muri uno mujyi wa Goma, aha hose nyine n'ubundi hahinduke ahantu Kinshasa yemerewe kuba yagenzura. Ariko bino bintu mbere yuko tubigeraho, turi buze gusubira inyuma gatoya mbere yuko runo rupfu rwa Karine turumenye cyangwa se mbere yuko rutangazwa. Ibi byabaye nyuma yuko Karine nawe yari arimo ashaka kugenda abogamira ku ruhande rurimo kuvuga ukuri, ariko nanone akirengagiza yuko hari abagambanyi babyihisha inyuma, ndetse bashaka yuko ukuri uko kwaba kumeze kose kwasikamirwa ntikugere ahagaragara. Ibi turi buze gusubirana inyuma gatoya, ndetse tuze kumenya ese mu by'ukuri
runo rupfu rwatangajwe rwa Carine Buiseti koko ni urwanyarwo yishwe na ziriya doroni cyangwa se hari akandi kagambane kaba kabyihishe inyuma, kuko turabizi yuko Kinshasa nkurikije na tekinoloji ifite iri guhabwa n'Abashinwa ndetse n'ibindi bihugu birimo kuza gucukura amabuye y'agaciro, si impamya neza yuko byari byagambiriye kurasa ku mutwe wa M20 by'umwihariko ku bayobozi bawo bakuru indege cyangwa se drone yarangiza ikayoba ikajya kwifatira umusivile, kandi tuzi neza yuko uyu musivile nta kintu na kimwe yari abangamiyeho leta ya Kinshasa, kandi ikindi tukaba tubizi yuko ahubwo aba Bafaransa abafite nabo buryo bagerageza kubogamira ku butegetsi bwa Kongo cyangwa se ku butegetsi bwa Kinshasa. Ibindi buze kubigarukaho, ndetse nanone tuza kureba uburyo nyuma y'uru rupfu rwa Carine Buiseti uyu mutwe wa M20 hari uduce tumwe na tumwe wahise wamburwa, ndetse kandi tukabona yuko babigeretse no ku Rwanda bavuga yuko rwaba rwishima kiriya gitero cya doroni cyaba cyatumye uyu mubyeyi cyangwa se uyu Mufaransakazi ahita yitaba Imana. Ndetse ngira ngo murabizi yuko hari ahantu henshi u Rwanda rujya mu bihugu bitandukanye hano muri Afurika mu buryo bwo kurwanirira amahoro cyangwa se guharanira amahoro, ariko aho hose ndagira ngo babwire yuko hamwe Ubufaransa bwamaze gukuramo inkunga zabwo, noneho biza kurangira nyine ingabo z'u Rwanda zitangaje yuko zishobora kuva aho hantu mu gihe zirimo kugomeza kubura ubufasha cyangwa se ubufatanye n'ibindi bihugu. Ariko munyemerere ibyo tubyirengagize, ahubwo noneho tugaruke hano ku itariki 10 zishyira 11 dusubireho mbere y'iminsi 3. Uyu mubyeyi witwa Carine mu by'ukuri nubwo byavuzwe yuko iki gitero cya doroni cyaje kikamuhitana, n'ubundi iki gitero cyagabwe uyu mubyeyi amaze iminsi 3 apfuye ari muri ino nzu, ariko barabuze uburyo babitangaza, byaragizwe ibanga bitewe nuko nyine nta kuntu leta yari kwidekarara ngo uyu muntu yapfuye muri ubu buryo ku rupfu rutagaragara. Ibi byose ndagira ngo mbabwire yuko byamenyekanye nyuma yuko Ubufaransa buje bugafata uyu murambo wa Carine Buiseti bukajya gukora autopsy kugira ngo bumenye mu by'ukuri ni gute uyu mwene igihugu wabo cyangwa se uyu muturage wabo yaba yarishwe, kandi tuzi neza yuko nta hantu ahuriye n'intambara, ibyo kurwana nta byitayeho uretse kuba nyine yaba umuntu ukunda abana, umuntu uharanira gufasha abana. Ibi rero bijya kumenyekana byatangiye ubundi ubwo uyu muryango wa UNICEF bamwe muri bo bashakaga kwerekeza i Kinshasa, ariko nyine bisa nkaho hari impapuro bari bukenere gusinyirwaho none mubyeyi wari ushinzwe kwita ku bana. Wenda ntabwo ndi buze kugaruka muri detail mu cyari kibajyanye Kinshasa, ariko yendagira ngo tugende tugaragaza ukuri ndetse turebe n'aka kagambane M23 irimo kugenda ikorerwa n'ibihugu bimwe na bimwe twavuga yuko bifite ubushobozi bwo kuba bwavuga ngo uyu ari mukuri, ikintu avuga reka cyumvikane cyangwa se gishyirwe mu bikorwa, cyangwa se ti uyu nguyu arimo kurenganya undi, reka nawe tube twamufatira ibihano muri ubu buryo. Mukagambane rero kenshi nkuko nebabwiye uburyo hano mu gihugu cya Kongo agenda hagaragaramo amabuye y'agaciro, ndetse ariyo atuma tudateze kuzumva hano muri Kongo ngo amahoro yabonetse, kuko abanyamahanga baraza kuharwanira, kandi murabyumva nyine aho inzovu zirwaniye ibyatsi nibyo bihangirikira cyangwa se nibyo bihungabana, nuko nyine abaturage nabo bakomeza kugenda bahungabana. Ndetse tuza tugaruka n'uburyo uyu Carine nawe yapfuye mu by'ukuri bisa nkaho uyu muryango nawo ushinzwe kureberera uburenganzira bw'umwana by'umwihariko wapfuye nawe urimo gushaka kubogama ku nshingano zawuzanye hano muri Kongo. Nyuma yuko rero uyu muryango bamwe mu basirikare b'uyu muryango wa UNICEF uyu mubyeyi witwa Carine Buiseti yanze kubasinyira, nibo bakomeje kugenda bamutera ubwoba, ndetse mu gukomeza kugenda babyita imikino babona yuko ashobora kubavamo, biza kurangira bamurashe. Ndetse mbabwira yuko bamwe mu bamurashe nabo baje kuba bagaragara.
ariko nyine bagaragara nyuma y'uko hakozwe autopsy kugira ngo bamenye neza ikintu cyaba cyaramwishe. Rero mu kagambane kenshi kakozwe na leta ya Kinshasa by'umwihariko n'aba basirikare, ibi byose byakozwe kugira ngo berekane yuko uyu mutwe wa M20 uri nubwo witwa yuko urwanira amahoro, ariko nyine urimo kugenda wica abasivile, cyangwa se berekana yuko nta butabera ugira. Ibi byakozwe kugira ngo bereke amahanga yuko uyu mutwe mu by'ukuri ukwiye kwirukanwa burundu ku butaka bwa Kongo. Nyuma y'iyo minsi 3 rero uyu mugore witwa Carine amaze kwicwa, yanze gusinya kuri izo mpapuro zerekana yuko uyu mutwe wa M20 uri mu makosa cyangwa se uri mu mitwe yitwara nabi ndetse agakwiye kuba yakwirukanwa ku butaka bwa Kongo. Nibwo baje kumwica kugira ngo ataza kuba yagenda akaza kubwira nyine amahanga yuko uyu mutwe urimo kugambanirwa. Nyuma yo kumwica noneho biyemeza gukomeza guhisha umurambo we, ndetse bapanga no kuwugereka kuri M23. Ibi niko byagenze rero. Mu gitondo cy'itariki ya 11 nibwo igitero cya drone cyaje kigwa kuri ino nzu uyu mugore yari arimo, by'umwihariko inzu ihita yangirika, ndetse bihita bitangazwa yuko aka gace bitewe nuko karindwaga cyangwa se kagenzurwaga na M23 yuko ariyo yaba yahitanye ubuzima bw'uno mubyeyi. Ibyo byose rero bikimara gukorwa, mwarabonye yuko ingabo za Loni na UNICEF zari zari kugira ngo zibe zareberera uyu mwene gihugu wabo wabapfiriye muri iyi ntambara, kandi ntaho ahuriye nayo ndetse nta n'uruhande na rumwe abogamiyeho. Baragenda barabipima rero, baza gusanga yarishwe n'abasirikare bagera kuri 4, ndetse yarishwe n'imbunda ya pistoli. Ndetse kandi uyu murambo basanga warishweho mbere y'iminsi 3 yuko iki gitero cya drone kigabwa, ndetse ari nacyo cyatumye mu by'ukuri bagomeza gushakisha kugira ngo bamenye neza ikintu cyaba kibyihishe inyuma. Ndagira ngo mbabwire yuko uyu mutwe wa M23 ugiye kwirukanwa kwa buno butaka bitewe nuko aka kagambane wakorewe. Simpamya neza yuko bari buze kubona uburyo bano basore cyangwa se bano bahungu bari buze kubyikuramo, kuko murabizi yuko ni kenshi bagomeje kugenda batabaza amahanga bavuga yuko Kinshasa cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa burimo bwirukana abaturage cyangwa se burimo bubuza amahwemo abaturage, by'umwihariko abo ku ruhande rw'abanyamurenge, ndetse by'umwihariko abagerageza kuvuga ikinyarwanda. Ni kenshi umutwe wa M23 wagomeje gutabaza amahanga, ariko amahanga kabihorera bitewe nuko bajyaga kuba bawufatira ibihano, bikarangira Kongo ihise yemera yuko iri butange igishoboka cyose kugira ngo uyu mutwe we icyo uvuga cyangwa se ukuri uri guharanira kwe kumvwa na rubanda. Nyuma y'ibyo rero birabaye, hanyuma rero uyu mugore Carine Buisa nawe arishwe, ndetse kugeza izi saha akaba ari cyo cyatumye M23 irimo kwirukanwa. Ndetse ubu twavuga yuko umujyi wa Goma nawo bawurimo batawurimo, kuko Kongo hari uduce tumwe na tumwe yamaze kwisubiza tugira ku birometero bijya kurenga ku birometero kare bijya kurenga 7. Ngira ngo murumva yuko Kongo tayari yamaze kwataka uno mujyi, bisa nkaho M23 igiye kuwimurwamo cyangwa se igiye kuwukurwamo. Ni ibintu bigoye rero kandi ni ibintu bibabaje, ariko nanone ngira ngo mbabwire ngo buri muntu wese urwanira ukuri uko biri kose biza kurangira ukuri gutsinze. Rero kandi muri kino kiganiro ndibuze kugaruka ku rupfu rwa Joseph Kabila. Uyu ni umuntu abantu benshi bazi yuko akiriho, ndetse ngo bazi yuko ngo ari ahantu ngo ameze neza, ngo ashobora kuba ari kuruhuka cyangwa se ari kwitabwa nk'umuntu nyine ugeze mu za bukuru. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko umurambo wa Joseph Kabila nawe izi saha uri muri morgue, ahantu hamwe ntari buze kubabwira, ariko nyine ibyo nabyo bikaba byaragizwe ibanga bitewe n'inyungu za bamwe na bamwe. Murabizi yuko muri kano gace ka Himbi nahagabwe kino gitero cyahitanye uyu Carine Buisa. Murabizi yuko hafi yaho ariho urugo rwa Joseph Kabila ruherereye, ndetse mwarabyumvishe yuko bakomeje kuvuga yuko n'umugore we wa Joseph Kabila ngo yaba ari umwe mu bahitanywe na kino gitero.
ariko nyine mu makuru turi guhabwa n'abantu bacu baherereye aha hantu ndetse b'indani hano mu mujyi wa Goma, bari kutubwira yuko uyu mugabo Joseph Kabila cyangwa se uyu wahoze ari perezida wa Congo Joseph Kabila nawe atakiri guhumeka umwuka w'abazima kugeza saa hizi ngizi. Rero wakwibaza uti ni iki cyatumye mu by'ukuri uyu Joseph Kabila urupfu rwe rugirwa ibanga? Noneho kandi ikintu cyishe inyuma y'ibi ngibi nuko nyuma y'ibyo byose buri muntu wese uri kumenya yuko uyu Joseph Kabila yapfuye, nawe ari guhita yicwa kugira ngo ayo makuru akomeze kugirwa ibanga. Kugeza izi saha ari muri morgue, ariko ntago haramenyekana neza igihe amaze muri morgue. Yaramaze igihe kinini mu by'ukuri tutazi ngo aherereye hehe, ariko nyuma yo kumenya yuko ari muri morgue ntituramenya ngo muri morgue yagezemo ryari, ese azavamo ryari, ese yajyanywemo nande, ese ubundi wamujyanyemo ni icyo ashaka kugeraho cyangwa se n'izihe nyungu afite. Rero nshuti bakunze mudukurikira hano ku Ivuko TV, nabashishikariza gukomeza kugumana natwe kugira ngo ayandi makuru yose, izindi update ziri bugende zigaragara isaha ku yindi, igihe ku kindi, tuze kugenda tuzibagezaho, kuko hano ku Ivuko TV nicyo tuhabereye. Turi hano kugira ngo mumenye amakuru, kandi mumenye amakuru yabagirira umumaro igihe icyo ari cyo cyose. Rero muze kunyemera ngende gana ku musozo, ariko nanone mbwira baba izi ngabo cyangwa se izi ndwanyi za M23 cyangwa se izi ntare za Sarambwe, ngo aho ziri hose zikomere, ababyeyi bazifatiye kurya iburyo, ndetse n'abanyamasengesho bari gusenga kugira ngo Imana ya Isaka na Aburahamu, Imana ya Yakobo, Imana ya Danieli, iyo Mana ikomeze kubagenda imbere, kuko ukuri kuratinda ariko nyine biza kurangira n'ubundi igihe cyari cyo cyose ukuri kugiye ahagaragara. Ndagira ngo twibukiranye neza, twibuke imyaka irenga 400, iri muri 400 Abisiraheli bamaze bari mu bucakara bwa Farawo, barwana, bakubitwa, bicwa urupfu rubi ndetse urupfu ruteye ubwoba. Ndetse tuza kubona ubwo umuheburayokazi yazaga kwibaruka umwana akamwita umwana akaza kwibaruka umwana, ndetse uwo mwana akaza kubaho mu buzima bubi, ariko akaza kugera igihe agakurira mu rugo rw'abanzi babo. Ariko nyine igihe kikaza kugera, akaza kubona yuko kubaho neza adamaraye ari kwa Farawo ntacyo bivuze, ndetse nta n'ikintu cyaruta kuba yahagarara akavuga ukuri uko kumeze, ndetse akajya kurwanirira ubwoko bwa Isiraheli kugira ngo abe yabucyura, abuvane mu bunyage cyangwa se abuvane mu bucakara. Ibyo ngira ngo murabizi, Mose imyitozo yose yanyuzemo, akivana mu rugo rwa Farawo ahantu yari abayeho neza, yarangiza akajya mu ishyamba kwitoza, akajya kujya arara mu ishyamba yimenyereza nyine kuba yazakura urugendo, akamara icyo gihe cyose ari mu ishyamba. Ibyo byose abinyuramo, ariko nyine kugira ngo arwane ukuri agushyira ahagaragara. Ibyo murabizi yuko yabigezeho, ndetse ubwoko bw'Imana arabutsimbura, abuvana mu buretwa bwa Farawo, arabujyana abwambutsa inyanja itukura. Ibyo byose arabikora, kandi mu by'ukuri yakaba ari muri Egiputa ariho neza, nta kintu na kimwe ari kurwana nacyo. Niyo mpamvu rero mbabwira bino bintu, kugira ngo mwumve yuko igihe cyose umuntu afite ishyaka cyangwa se yumva afite ikintu ashaka kurwanirira, nta kintu na kimwe gishobora kumusubiza inyuma uko cyaba kimeze kose. Niyo mpamvu nawe yakoze ibishoboka byose kugira ngo yivane mu buzima bwiza arimo kwa Farawo, maze ajye gucungura ubwoko bwa Isiraheli, abuvane mu munyago cyangwa se abuvane mu bucakara. Niyo mpamvu rero nabwira nizi ngabo za M23, kuko turabizi yuko ni henshi bashobora kujya bagahabwa ubuhungiro, ndetse bakabaho neza bakadamarara, nk'uko tujya tubona bamwe na bamwe baherereye muri Canada, muri Amerika, bari mu buhungiro, ndetse baragiye bagaforoma n'ubuzima bikarangira babonye n'ubwene gihugu. Aba nabo cyangwa se bano basirikari nabo ibisuko byananirana, bagenda bagasaba ubuhungiro kandi babuhabwa, ariko bitewe n'ishyaka ribarimo ntago nyine byabakundira kuba barekura, bakavuga ati
abaturage b'abanyekongo by'umwihariko abavuga ikinyarwanda, reka tubareke nyine namwe mwirwanirire cyangwa se mudukurikire tujye gusaba ubuhungiro, ahubwo igihe icyo ari cyo cyose bararwana kugira ngo barebe yuko babohora igihugu cyabo. Reka rero mbabwire ngo tubari inyuma, icyo muzakenera, inkunga muzakenera tuyifite, tuzayibaha, amasengesho tuzayakora, ndetse nimushaka yuko dusenga n'ay'iminsi 40 nayo tuzayakora, ariko birangire ukuri kugiye ahagaragara. Rero munyemerere nsoreze hano kino kiganiro, mbibutse yuko hano turi ari ku Ivuko TV. Wewe wakoze subscribe ndagushimira cyane, n'iby'agaciro, ariko wowe utarayikora reka ngusabe ngo wibuke kuyikora, kugira ngo igihe cyari cyo cyose tujye turushaho kugenda tubana mu biganiro byacu, mu nkuru zacu za buri munsi. Ngiye twari kumwe na Rigad Kwizera. Ciao ciao, ibiganiro byacu nakagaruka.